none wagendaga nk'indara nk'iniga asigaye agenda nk'abapasiteri. Asomye ijambo rivuga ngo ni njyewe ukomeretsa Kayini ninjye nanjye wipfana abantu rero wipfana abantu. Ko mwaje mwinjira hano mwigeze mubona hari icyapa kimanitseho ko iki ari ikigo cy'imfubyi cyangwa gifasha abatishoboye? Sitorera Anglikani. Wahagara mu bandi ukajibona ubona uruko ubwo warize rero wareba diplome yawe wahiri muri mare ubwo waradepoje imyaka 8 wajya urya dance ubundi ko kubuna rizera umushukushuku uba abantu bagenda bafite ibikomere basekwe n'abana n'abagota ku buryo gushimangira ijambo umwuka wera Imana ishimwe ko twamenye Yesu ugenda twomora ibikomere. Siko bambenze barambenze disi kandi nta upfata mwaye kanyihanaguze numva uko bimera kuntu kavamo rero biraryoshye urakuramo kamera watumaramo ukurura kabisa. Byose ni inyungu z'agakiza tu. Cyari uzi ukuntu twihanaguraga se? Namubwije ukuri ko ntagira data na mama, nejejwe ku mutima no mu mufuka no ku miryango, ahantu hose nejejwe. Bimwe ngo ujyana ngo umusheri kumwereka ba nyokorume nani sinafite yo mujyana kereka yo mushyira imbobo nizo nari inziranye nazo. Bakamubwira ngo akagasaza kazakumarira iki kukiri muto, nukuri nari nshaje ntago babishaka. Ndebye urubyiruko nyoberwa niba ndi umusaza niba ndi umusore nyoberwa icyo ndicyo mitanigira muya niba ture kuko muya niba ture nta usekundi waza umwenda uhindurije nta uguseka byose kimwe. Ariko Imana muyikomera amashyi we, Imana ishimwe. Bucya yashize iminsi iragera yigize imbere mbaye umugabo mbona unyemera mwana kandi bari barambenze. Ubwo se murasetse hari upata mwayase bangujeho mwana kandi nge bambenze nawe utagira ngo bambenze kuko bakubenze. Nge yarampamagaye ndamusura musanga iwabo mu rugo. Ubundi yo bakubenze uramuhamagara nakwitabe mwahura akagusuhuza atabishaka n'amakuru uri kugenda wakira ugakuramo akawe karenge. Ariko yarampamagaye ndamusura kandi ngenda nishimye kuko nagendaga kampa ibiryo kanyera n'igikoma n'inywera tagatoragura utuzi twisabuna katuma nkajya gufura kuko yabaga kwa nyirasenge ubuzima nari mbayemo yarabuze. Noneho mpamagaye ngenda nishimye mageze nzi ngo nongeye nariye najya ndeba igisoro cyabaga giteretse nkabona ntacyo, nareba telemuso yabaga iteretse nkabona ntayo, ahubwo nkabona ijisho ryahindutse. Ngiye kumva numarampamagaye ngo ariko teuje mitanikanga kandi ubundi yanyitaga sheri. Iyo bakubenze rero baguhamagara mu izina ariko teuje kuva twamenya nawe wari bwigurira ipantaro erega niwe hombaza wari bwigurira ipantaro ahita asubiramo ambaza gutyo rero nambaye ipantaro nawe n'umugabo upima ibiro 94 njye mfite 47 urumva yari imeze itese. Wakururaga ino protestantini ukatuhambiza utugozi icyo gipano kwala kuri kiba kingana. Iyo kuri ino protestantini ugahambiriza ikirere cyangwa umugozi mushipiri iyitiza amarinda nta yararimo nigenda kigenda kizunguza. Nigeze njya kubwiriza Bugesera akenda kimbere ni mukazi se mwana kaka nako n'umuntu wari warakanguburiye ndimo mbwiriza rero shiduka mbene ubundi yari kamwe ujya muri dushe gukaraba ukahita ugakamuza isume cyangwa igitenge ukongera ukakambara
mbonyemo abantu babizi mwana bariza bagira gutawuje iyo ari kabukoresho system kubera gwari ugakamura gatose kagero kagakweduka nari nagiye kubwiza nagambira na ku ruhande ndimo mbwiriza shidukandi nagapfundikira gahambutse mitanga fatisha amaguru ati haleluya iyo nibesha gatera intambwe kandi guca mu gipanaro kimwe kubera ku ipantaro cyanganaga none nambaye ikoti na karuvati nakuma ni umushumba mu bukwe yandode ikota buri rinkwira bafashe ibipimo ariko man reka uziko nerekanwa iki gipesu cyahanga cyari kiri hano oya hagira umutayero uzamura ikiganza avuga ngo tugabanya ishati rikora tukarigabanya hari umuntu ujye ugabanya ikora niyo bayishyira kuri taye ikora risigara rimeze gutya ritanga amahoro ya Kristo nero ifunze iki gipeso rero ahandi hose abarisimura iki gipeso kikahita kiza hano twavuye kure nshuti z'Imana twavuye kure Mana ishimwe yamara ibikomere ikomara n'ibikomere bye maze kuba umugabo ibirasunitse mbyara kana kambere kagakobwa mitanyita niyo nshuti parfaite Plamedi nanjye mitanitwa papa Plamedi ibirasunitse mbyara kandi kagahungu mitanyita niyo nshuti parfait Ansa mitambo nirindi zina mitanitwa papa Ansa ibirasunitse mbyara kandi kagahungu mitanyita niyo nshuti Aime Hilo mitanitwa papa Hi ariko mbariza ukwegera ngo amazina amaze kuba ngahe mwana Imana ikomeza gusunika igenda isunika muvuga ngo isunika genda isunika ejo bundi nabyaye kandi kagakobwa kujuje amezi 9 Gasanasi muzi kuntu nakise muvuga ngo bituge murarize nakise niyo nshuti Shami Tess ariko iryo nkunda ni Shami ubusigaye nitwa papa Shami wa muryango satani yibwiraga ko azime warashibu amasimeshi kumana Mana irasunika itorero barakora kuri ku mudiyakoni gusa irasunika mbambaye mwarimu irasunika mbambaye Pastor Theogene reka soze gusimanigira neza turibuka iminsi ya kera ejo bundi rero nibwo Imana injeho muri corona ngiye nibwo nyitangira kurya murumva n'ubu ndacyavuga nihungabana simvuga nk'abashumba